ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, kudatanga amakuru y'ahajugunywe imibiri y'abatutsi bishwe ni bimwe mu bibazo bivugwa mu karere ka Ruhango y'intara y'Amajyepfo. Iki kibazo cyashyizwe ahagaragara ubwo hibukwaga ku nshuro ya 23 jenoside yakorewe abatutsi mu karere ka Ruhango mu murenge wa Kinazi. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko hari abantu babatera ubwoba no kubabwira amagambo asesereza y'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Iki kibazo cy'ingengabitekerezo cyo kirakomeye, hano no gufatanya n'ubuyobozi tukareba uburyo twayirwanya. Ikibazo cy'ama SMS yo gushaka guhungabanya abantu no kudukanga. Nangiye umunsi mu gitondo saa 12:19 hari SMS nabonye ngo bazatwica. Abarokotse jenoside yakorewe abatutsi bavuga ko bafite imbogamizi ikomeye y'abantu bakidegembya kandi baragaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside ndetse no guhishira amakuru yahajugunywe imibiri y'abatutsi, nyamara aza gutangazwa n'abagororwa mu gihe abahaturiye bari bicecekeye. Ku makuru yaranzwe n'abantu bari muri gereza, hanyuma abaturage baho babibona bagahunga, nyuma y'igihe gito bakagaruka. Turasaba ko bakurikiranwa byibura akatubwira impamvu bahunze n'impamvu batari baravuze ayo makuru, byibura tukumva ko batubwira n'ahandi bazi. Bya byose iyo umuntu ahunze hari icyo abayikeka. Ibihano bihabwa abagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi kuba ngo bidahanitse nabyo biri mu bishobora gukomeza gutiza umurindi w'abantu bagifite ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Ubwo Kabandana Callixte yatumaga intumwa za rubanda zari zitabiriye ibikorwa byo kwibuka, yavuze ko inteko ishinga amategeko ikwiye kuvugurura itegeko rihana abagaragaweho ingengabitekerezo ya jenoside. Wakatiwe jenoside agafungwa imyaka 20 agafungurwa, kumubwira yuko igihano cy'ingengabitekerezo bagihanisha imyaka 5 yumva ari ubusa. Nta kintu bayimubwiye. Umuntu umara imyaka 20 muri gereza ukamubwira ngo ufite icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside ngo baragihanisha imyaka 5, ntacyo bimubwiye. Binyuze muri mwebwe rero banyakubahwa, nzi neza yuko iri tegeko rishobora kuba ryahinduka. Birashoboka. Ikindi kintu kinagoranye muri iri tegeko ni kigaragaza uburyo icyo cyaha kinafatwa. Nabyo mu kare uburyo mwabinonosora. Niba bavuga ko icyaha cy'ingengabitekerezo ya jenoside kiba cyo ari uko gikorewe mu ruhame, iyo ngingo rwose nzi neza yuko mushobora kwinonosora. Mu ruhame ntabwo ari kenshi ushobora kubona babikoreye no mu ruhame. Guverineri w'intara y'Amajyepfo nawe ahamya ko ingengabitekerezo ihari, ariko ngo bakaba biteguye guhangana n'uwari wese waba uyifite. N'uyu munsi hari kesi kigaragara z'abantu bafite ingengabitekerezo ya jenoside. Ndagira ngo mbabwire ko abo bantu tutazabemerera. Turashyira imbaraga mu kubarwanya, ariko uyizagaragaraho tuzahangana nawe. Amategeko arahari. Iki kibazo cy'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi kiravugwa, nyamara mu gihe u Rwanda rwashyize imbaraga mu kuyirwanya nk'uko byagaragajwe mu nsanganyamatsiko yo kwibuka ku nshuro ya 23 jenoside yakorewe abatutsi, turwanya ingengabitekerezo ya jenoside dushyigikira ibyiza twagezeho. Edi Mwerekande, Royal TV.